Yesu aranyuze kuko ibyo mu isi byo birashira kandi birarangira ndetse nta cyiza bizana. Iki ni igitondo cy'umugisha kandi ni igitondo data yaturemeye kugira ngo tukishimiremo, nubwo hari benshi bakiriramo, nubwo hari benshi bakibabariramo, ariko aka ni akandi kanya k'umugisha, akanya kadasanzwe data yaturemeye. Imitima yacu iciye bugufi kandi imitima yacu irashima ko twongeye kwisanga mu gitondo kizima. Ni umugisha ukomeye kandi ni umugisha wa data yatugiriye, atari uko hari ikindi giciro twishyuye, ahubwo ari ubuntu bwayo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Muri iki gitondo twaramutse rero dufite amashimwe kuko turi amahoro. Hari benshi bahanganye n'ibihe birabagora ndetse biranga, birabarushya, ariko twebweho twisanze muri iki gihe nta giciro twishyuye, ahubwo ari imbabazi z'Imana. Data ahabwa icyubahiro kandi data ashirwe hejuru, ko akwiriye gushimwa buri munsi n'ibihe byose. Mwe mwaramutse neza, turanezerewe ku bwanyu kuko ndabizi ko uri kutwumva kandi ndabizi ko iki gitondo nawe hari ibyo data yagukoreye utari buze guceceka kuvuga. Munyemerero tuze gufata akanya, tuze gushima Imana, tuze gusenga. Ndi kumwe na mugenzi wanjye. Neza mugaragu w'Imana ikuzo. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Waramutse ute? Turashima Imana kandi imitima yacu iranezerewe. Imana ishimwe cyane. Shalom shalom bene data, turaramukije mu izina rya Yesu. Aho muri hose mu mpande enye z'isi, hari abadukurikira ku maradiyo, hari abadukurikirana mu bundi buryo butandukanye. Rero turabaramukije, amahoro y'Imana nabane namwe. Yesu nahabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Turashima Imana kubw'uyu munsi mwiza yaduhaye. Turashima Imana yuko muri kino gitondo uteze amatwi ukaba utwumva. Impamvu utwumva ni ukubera yuko data yabyemeye, yatwongeye umunsi wo kuramuka. Imana iduhana umugisha. Amen. Reka dufate aka kanya dusenge kandi dushime Imana kubwo ikuye icyubahiro, kubwo kurinda kwayo ndetse yabanye natwe ikaturinda. Ariko natwe kandi dufite abacu bashima ko bari amahoro. Amen. Reka dushime Imana. Mwami Imana yacu, Imana igira neza, Imana ishobora byose, tuguhaye icyubahiro. Se w'umwami wacu Yesu Kristo, tugushize hejuru. Turagushimira ineza yawe ihora ku buzima bwacu. Turagushimira urukundo rwawe ruhora ku buzima bwacu. Turagushimira yuko uhereye kera kose ukageza uyu munsi ndetse n'iteka ryose nta yindi Mana atari wowe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Gitondo cy'uyu munsi twongeye kugushima, twongeye kugushyira hejuru, twongeye kuvuga gukomera kwawe, twongeye kuvuga imirimo ikomeye ukora, twongeye kuvuga ineza yawe, twongeye gufatanya n'ibyaremwe byose tugushima, tugushyira hejuru. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, Nyiringabo Imana isumba byose, iri hejuru ya byose, ahirengeye, ituye mu gihugu cyo mu ijuru, yuzuye icyubahiro no gukomera. Turagushimiye tubikuye ku mutima Mana. Gitondo cy'uyu munsi dufatanyije n'ibyaremwe byose, dufatanyije n'ibihumeka byose, tugushima, tugushyira hejuru. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ni irihe jambo twavuga muri kino gitondo uretse cyo gushima? Ni ikindi kihe twavuga uretse kuvuga gukomera kwawe, uretse kugushimira wowe dukesha ibyo dufite byose, wowe dukesha umwuka duhumeka, wowe dukesha ubuzima dufite. Mwami Imana yacu, izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Urakwiriye data. Gitondo cy'uyu munsi Mwami, twongeye guca bugufi mu mitima yacu. Ijambo ryawe riravuga ngo uvuga izina ryawe wese ave mu bidatunganye. Turakwinginze kugira ngo amaraso umwana wawe Yesu yameneye Golgotha ku musaraba yongere kutweza, yongere kudutunganya, yongere kutuboneza, kugira ngo duhagarare imbere yawe tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kandi umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo Uwiteka Imana umucamanza,
ngo iyo tubonye ayo maraso ntaducire urubanza rubi, ahubwo atwita abakiranutsi. Turasenze kugira ngo icyo kimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama w'Imana kibe ku buzima bwacu mu izina rya Kristo Yesu, kitweze, atweza, dutunganye, atubare gukiranuka imbere y'amaso yawe. Urakoze data gukura umubyeyi, Hallelujah. kandi urakoze gukura umutunzi w'imbabazi. Imbabazi zawe zihora ku ubuntu buzima bwawe no kugira neza kwawe. Si uko twakoze imirimo myiza, si uko twakiranutse, mu buntu bwawe, ahubwo imbabazi zawe zakomeje kuba kuri twe. Hallelujah. Iki ni ikindi gitondo, igitondo cy'umugisha kandi igitondo twisanzemo. Siko buri wese yagiriwe ubuntu uyu munsi, ahubwo data twe turiho atari igiciro, kuko hari benshi bageze ahacicikirwa, Yego Mwana. hari benshi batakibukwa, hari benshi amazina yabo yamaze gusibwa, Yego. ariko twebweho turi bazima kandi tuguwe neza. Hallelujah. Iyo mpamvu dufite amashimwe muri twe tuvuga, kandi tuzi neza ko ibyo wakoze ku buzima bwacu byari byinshi, byari byiza, hanyuma n'ibisigaye kandi twizeye ko bitadutera ubwoba, kubera ko hari ibyari bitugoye. Yego Mwana. Warwanya intambara nyinshi, twarazibonye, warazitsinze. Hallelujah. Ntabwo wigeze uzitsindwa. Hari izo twamenye, Hallelujah. hari izo tutamenye. Ibi byose byaraduhigaga, Mm. byahigaga ubuzima bwacu, ntibyifuza ko tubaho, byahigaga ubugingo bwacu, byasaba ko twibagirana, ariko wahagararanye natwe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Hallelujah. Muri iki gitondo tuzi neza benshi bagiye, bavuye mu mwuka mu izina rya Yesu Kristo, ariko muri iki gitondo dufite amashimwe ko twe turi amahoro. Hari abandi bari kurira, bafite agahinda, babuze ababo, bafite umubabaro, ariko data ndabizi ko ari utanga ihumure muri iki gitondo. Hari abandi benshi kandi bababazwa n'umubiri, bafite agahinda, babuze ibyishimo, babuze umunezero, ariko tuzi neza ko ari utanga ihumure, ugakomeza imitima y'abananiwe, kandi ndabizi neza ko ari usubiza intege ku batentebutse bakongera gukomera. Reka izina ryawe muri iki gitondo, sibye no gushima, sibye no kwinginga, sibye no gusaba, imitima yacu izamura icyubahiro imbere yawe. Ntabwo nibeshye, ahubwo nzi neza ko ari wowe wenyine ubasha kumenya ibiri mu mitima. Hallelujah. Nanjye aka kanya mfite amashimwe. Igitondo cy'umunsi tubyukanye amashimwe, igitondo cy'umunsi turashima. Nawe ushobora kuba ufite ishimwe, ushobora kuba ufite icyo Imana yagukoreye ukagisangiza abandi, ushobora kuba ufite ishimwe. Burya hari abantu njya mbona mu rusengero bajya bashima Imana, bavuga ngo ari ikintu gikomeye nshimira Imana, ariko ntabwo nifuza kukivuga. Ndifuza gushima Imana ikoze ibyo bintu wigize ubyumvaho mu rusengero. Umuntu agashima. Bavuga ngo ndifuza gushima Imana, ariko nta Simvuga. ishimwe ryanjye ndarijecetse, ariko Imana ibyumve yuko nyishimiye. Dufite abantu no muri iki gitondo kamarade, twariho dushima, tuvuga imirimo y'Imana, tuvuga ibyo Imana yakoze, ariko abantu benshi badukurikiye bafite ibyifuzo bitandukanye. Yego. Dufata akanya nabo tubasengere. Yego. Twizeye ko hari icyo Imana yakora ku buzima bwabo, twizeye ko iyagukoreye bya bindi, Yego. ikankorera bya bindi, Hallelujah. nabo hari icyo yabakorera Amen. muri iki gitondo. Tugira abarwayi, tugira abananiwe muri uru rugendo, kubera ko benshi basubiye inyuma kubera ibihe. Dufite abataramenya Kristo, ariko twifuza ko bamenya Kristo. Amen. Abo nibo barwayi cyane. Dufite ababazwa n'umubiri hano, dufite ababazwa n'imibereho, dufite benshi bari mu manza, dufite abandi bari mu nzu y'imbohe, kandi natwe ubwacu nk'abanyagihugu turifuza kubera isi umucyo. Yego. Data, turagushimye kuri umutunzi w'imbabazi, tugushimiye kugira neza kwawe. Twaciye mu bihe bikomeye, twaciye mu bihe biruhije, twaciye mu bihe byatugoye, ariko iki ni igitondo cy'umugisha, igitondo twamenye neza ibyo wakoze, bidutera kunezererwa. Imitima yacu irashima, imitima yacu ivuga amashimwe no gukomera kwawe. Ariko data, muri iki gitondo ndabizi neza ubwo bishoboye wakumva abafite ibyifuzo. Reka dusengera abarwayi. Duciye bugufi imbere y'amaso yawe Mwami Imana, tugufitiye icyizere cyuzuye,
niyo mpamvu tudafite isoni zo kuza imbere y'amaso yawe, niyo mpamvu tudafite isoni zo kugusaba, niyo mpamvu tudafite isoni zo kugusenga, niyo mpamvu tudafite isoni zo kukwita Imana yacu no kukubwira ibyifuzo byacu no kukubwira amarangamutima yacu. Igitondo cy'umunsi Nyiringabo Imana turasenze, dusengeye ababajwe n'umubiri, dusengeye abarwayi. Igitondo cy'umunsi turabahetse, dusengeye abari ku mariri yabo mu ngo zabo badafite ubushobozi bwo kujya kwa muganga. Mwami Imana, turabasengeye muri kino gitondo kuko uri Imana ishobora byose. Ukuboko kwawe kurakora, imbaraga zawe ziracyakora hagati muri twebwe, ibimenyetso n'ibitangaza biracyagaragara hagati muri twebwe. Tumaze igihe kinini twumva ubuhamya bw'abagushima bavuga yuko bakora imirimo n'ibitangaza, babonye ineza yawe aho abantu bari bananiwe, aho amafaranga yari yananiwe, bari bashobewe babuze uko bagira, babona ineza yawe n'urukundo rwawe. Mana, tukweretse igitondo cy'uyu munsi abarwariye mu ngo zabo, bashobewe badafite uko babigenza. Uyu mubyeyi waraye ashobewe arwaje umwana we, byamuyobeye, areba hepfo no haruguru akabura uko abigenza, umutabara umurengere kuko uri Imana ishobora byose. Uyu muntu yaraye ari kurira ashobewe, ababajwe n'umubiri, ababaye ari gutaka, yanyweye ibyamufasha byose byamukiza uburibwe ariko ntigize ashira uburibwe. Turamusengeye kugira ngo ukuboko kwawe gukomeye kumukorera imirimo n'ibitangaza. Mana, tukweretse abari mu bitaro bitandukanye, abari mu bitaro bitandukanye byo mu gihugu cy'u Rwanda, abari ku masantere de sante, abarwariye ku bigo nderabuzima, abarwariye ku mavuriro makuru, abari bujye ku maseta muri kino gitondo, abafite amarandevu akomeye kubera uburwayi bafite bukomeye. Turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Abarwariye mu bitaro bikomeye biri ku isi bahawe amatransfert akomeye kubera uburwayi bafite budasanzwe. Hari abarwaye amakanseri, abarwaye amadiyabete, abarwaye indwara zikomeye. Mwami, nta ndwara n'imwe udashobora gukiza. Igitondo cy'uyu munsi duhamagaye imbaraga zawe, imbaraga zawe zikiza, imbaraga zawe zibohora, imbaraga zawe zikiza. Zongere gukora muri kino gitondo, zibohore, zikize, zitange umudendezo mu buzima, imibiri ibe mitaraga kubw'imbaraga z'Imana yacu isumba byose. Turasengera ababyeyi bagiye kubyara muri kino gitondo, turasenze kugira ngo babe bazima, n'abana bagiye kubyara babe bazima. Imbaraga zose zirwanya ababyeyi, zigaheza ababyeyi kwa muganga, zikabakura mu mwuka, izo mbaraga turazikumira mu izina rya Yesu. Imbaraga ziniga impinja muri kino gitondo turaziburizamo mu izina rya Yesu. Buri mbaraga mbi yose yahagurutse muri kino gitondo kugira ngo ibuze ubwoko bw'Imana kubona umunezero, kugira ngo ibuze abana b'Imana kubona umunezero, wambaraga we mbi, ndaguhagarika kubw'imbaraga z'Imana isumba byose. Imbaraga z'Imana yacu nizigufate mpiri, imbaraga z'Imana yacu nizigufate mpiri mu izina rya Yesu. Reka imigambi y'abadayimoni iburizwemo, reka imigambi y'umwijima iburizwemo mu izina rya Kristo Yesu. Turasengera amaze igihe kinini bashobewe, amaze igihe kinini baremerewe, umaze igihe kinini wumva umubiri ukubabaza, umaze igihe kinini mu by'ukuri urwaye ariko mu by'ukuri ukaba utabasha gusobanura uburyo cyubabara. Mwami Imana, ijambo ryawe riravuga ngo niwe umenya imvune zo mu mitima, niwe waremye ingingo zacu, niwe waremye umutima, niwe washyizemo buri nyama yose aherereye mu mubiri wacu, niwe wabasha kureba naho ibyuma by'abaganga bitabasha kureba. Ndasenze muri kino gitondo Mwami Imana. Data, hari abantu benshi barwaje ababo kandi bafite agahinda. N'umubyeyi arwaje umwana we, uri Imana ishobora, n'umubyeyi arwaje uwo bashakanye, n'umubyeyi arwaje abana, birumvikana arababaye. N'abana barwaje umubyeyi bafite agahinda, ubushobozi bwarabashira. Data, n'ubuzima bwa benshi buri guca mu bihe bigoye,
barababaye kandi ni koko barababaye. Hari n'impamvu yo kubabara kubera agahinda bafite. Data, ndakwinginze kugira ngo muri iki gitondo umuntu wese umuremere ishimwe, kuko umutima we urababaye, ararwaje, afite umurwayi mu bitaro. Hari uwabuze ubushobozi bwo kujya mu bitaro, uyu munsi ntiyizeye kwivuza kubera ko bidakunda kubera ubushobozi. Mu izina rya Yesu, ninde wabasha gukiza uyu murwayi? Ninde wabasha gukora kuri uyu murwayi agakira? Ese ninde wabasha gukora ibyo wowe utakoze? Ko ariyo mpamvu tuzi neza ko ari we wenyine wabasha kubikora. Mu izina rya Yesu Kristo, duciye bugufi muri iki gitondo kubera abarwayi. Tuzi neza ko hari icyo uri buze gukora ku buzima bwabo. Imitima yabo ifite agahinda, imitima yabo ibabaye, ibabajwe n'ibi bihe. Mu izina rya Yesu Kristo, ndakwinginze kugira ngo ugire icyo ukora, kandi icyo uri bukore nzi neza ko hari icyo biri butange. Uyu ni umwanya udasanzwe, ni umwanya w'agaciro, kandi agaciro gakomeye. Ibi tubikesha iki? Ko tubikesha ubuntu. Twabonye abarwayi bari barwaye indwara zikomeye. Ntabwo uri Imana ikiza malariya ngo inanirwe diyabete, ntabwo uri Imana ikiza malariya cyangwa ibicurane ngo inanirwe gukiza kanseri. Niyo mpamvu iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo, twizeye ibyo ushoboye, twizeye ibyo wakora, kandi tuzi neza ko ushoboye. Aka kanya duciye bugufi, turabizi ko ibibazo byaba byinshi. Umuntu ntiyavuga kimwe ngo avuge bibiri, ahubwo tuzi neza ko uri Imana ikemura ibyananiranye. Niyo mpamvu muri iki gitondo tuzi neza ko ikigize nabi cyose cyabaye ingutu, icyo umuntu atabona gukira, icyo umuntu atabona ko kimuvaho, turabizi neza ko wagikuraho. Abantu benshi dusengera ko barwaye, harimo barozwe n'abaturanyi babo, barozwe no mu miryango yabo, barozwe n'abo bakunda, barozwe n'abo batahemukira, ariko bo barabahemukiye babaha uburozi. Ariko ndabizi neza ko uri Imana ihumanura ibyahumanye, ndabizi neza ko wahumanura ibihumanye. Ibi twabibonye kuva kera mu bwana ubikora, na n'uyu munsi turakuze tubonye ubikora. Mu izina rya Yesu Kristo, ndasenze kugira ngo iyo mitima yose ifite ubwo bugome iganirizwe nawe, kuko umuntu wese wamuganiriza maze nayo ihumuke, irebe ko irimo irahemukira abantu, maze nabo bahindukire bakizwe. Umucyo wawe Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndabizi neza ko uri Imana ikiza indwara z'umubiri, ugakiza n'indwara z'imitima. Ndabizi ko wabishobora, ndabizi ko wabikora, nyamara ni icyifuzo gihangayikishije umuntu wese ubyumva. Ndabizi neza ko uri Imana irengera abatagira shinge na rugero. Muri iki gitondo hari benshi bari kutwumva babuze ubushobozi bwo kwivuza, ariko uri Imana ivura, uri Imana itanga ubushobozi. Inzira zose wazikoresha uyu muntu agakira, uretse ko hari nabo bikwiriye ko bava mu mubiri bakigendera. Reka bagende nk'abakiranutsi kugira ngo baturize mu gituza cya Aburahamu, aho barindiriye abandi kugira ngo bahabwe ibyasezeranijwe. Mu izina rya Yesu Kristo, mibereho iri hano hanze ni imibereho igenda isitaza benshi. Bamwe barabura kwihangana bagakora ibyaha kubera imibereho, barabura kwihangana bakiba, barabura kwihangana bakagambana, barabura kwihangana bagateka imitwe, barabura kwihangana bakajya mu busambanyi, barabura kwihangana bakirwa bakwepana n'ubuyobozi. Mu izina rya Yesu, uri Imana irengera, uri Imana itabara, uri Imana ibeshaho, uri Imana ibishoboye, uri Imana ibikora. Izina ryawe rihabwe icyubahiro kandi ushyirwe hejuru ya byose kuko ubishoboye. Witwa ishobora byose, witwa isumba byose, witwa nyiri icyubahiro. Uri Imana yacu, uri Imana yacu, uri ibyiringiro byacu, uri agakiza kacu, uri ubuhungiro bwacu. Ijambo ryawe ravuga ngo nk'uko imisozi gusa Yerusalemu
ni kugose abantu bawe, ngo kandi ubagose none ngo ukageza n'iteka ryose. Mwami Imana yacu, ijambo ryaravuga ngo abarinzi babera amaso ubusa atari wowe urinzi. Ubuzima bwacu turakwinginze kugira ngo burindwe nawe. Turasenze kugira ngo igitondo cy'uyu munsi uha umugisha abana bawe. Dore hari benshi bazindutse muri kino gitondo bajya gushakisha, hari abazindutse muri kino gitondo bajya gushaka ubuzima. Turakwinginze kugira ngo ubahamagare amazima. Mwami Imana yacu, dusengeye abarwara imigongo ikabuza gukora. Wowe umaze igihe kinini urwaye umugongo, turagusengeye. Waba uduteze amatwi cyangwa utaduteze amatwi, duhamagaye imbaraga z'Imana isumba byose kugira ngo zikize imigongo mu izina rya Yesu. Hari amaze igihe kinini babajwe n'igifu, batabasha kurya, ako bashyize mu nda kose kabagwa nabi. Uyu munsi wa none turasenze muri iki gitondo kugira ngo imbaraga zisumba byose ziguhe ubuzima buzima. Turasenze kugira ngo igifu cyawe kibe kizima mu izina rya Yesu Kristo. Hari abarwaye imitwe idakira, barivuje, banyweye imiti yose, bivurije mu Rwanda no mu mahanga, ariko umutwe wanze gukira. Urakora ariko ugakora urwaye umutwe. Turasenze kugira ngo ikiganza cy'Imana yacu isumba byose kigukize, ukira umutwe. Imana ikuremera ubuhamya bushya, Imana ikuremera ubuhamya bushya. Uwo mutwe umaze kinini urwaye, Imana ishireho iherezo mu izina rya Yesu. Hari amaze kinini baribwa mu nda, uribwa mu nda warivuje, wanyuze mu byuma byose kugira ngo barebe ikintu cyaba kituma uribwa mu nda. N'uyu munsi urakora, ariko ukora wihambiriye igitambaro mu nda, ukora ubabaye mu nda. Turasenze kugira ngo Data guhamagara amazima. Turasenze muri kino gitondo kugira ngo Imana iguhe ubuzima buzima mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndasenze kugira ngo Imana isumba byose yohereze imbaraga zayo ziguhe kuba mutaraga mu izina rya Yesu. Umaze ikintu urwaye, wumva ufite ikinya, wumva amaguru akubabaza, wumva ibiganza bikubabaza, wumva amaboko akubabaza, wumva mu by'ukuri utasobanura buryo ki wumva ubabaye, ndakwingingira Imana muri kino gitondo, ndaguhendahendera Imana muri kino gitondo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, kugira ngo Imana iguhamagara amazima, Imana ikuremera amashimwe, Imana igukorera ibitangaza. Ube mu mugabane muri kino gitondo wababyukanya amashimwe, ube mu mugabane wabafite indirimbo z'amashimwe mu mitima. Ndasenze kugira ngo Imana iguhe umunezero wuzuye, Imana iguhe ibyishimo. Mwami Imana yacu, turagusenze, turakwinginze. Ndasengera muri kino gitondo umuntu wabuze umunezero. Hari ababyutse bavuga ngo ndumva nabuze umunezero, ariko ntazi ikiri kubitera. Ndasenze kugira ngo Imana ikuzuze umunezero, Imana nyiri ibyiringiro byose ikuzuze umunezero, ikuzuze umunezero, ikuzuze umunezero, ikuzuze umunezero, ikuzuze indirimbo, ikuzuze indirimbo z'amashimwe mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Data, ndabizi neza ko utatumvira ubusa. Yego Mwami Imana, ndabizi neza ko iyo tuvuga utwumva. Ndabizi neza ko imitima yacu ari wowe wenyine ubasha kuyirondora. Ureba umuntu wese ukamenya ikimukwiriye nyuma y'uko akweretse ibyo yifuza. Abantu benshi bafite agahinda, bari mu mibabaro, barigunze kubera ko bifuje kugira umuryango mwiza ariko ntibyakunda. Bifuje kugira umuryango ushima, umuryango uhuza umugabo n'umugore, abana n'ababyeyi, ababyeyi n'abana babo, ariko byaranze kuri aba ariko twumva muri iki gitondo. Ndetse benshi bamaze gufata umwanzuro wo gutandukana, umwe akajya ukwe n'undi akajya ukwe. Uyu ni umugambi wa Sekibi, kuko ni umushinga ukomeye, kandi umushinga watangije muri Edeni ubwo wazaniraga Adamu ukamuzanira umufasha umukwiriye. Hano iwacu i Kigali siko bimeze, hano mu isi aho dutuye siko bimeze, ahubwo habaye guhangana hagati y'abashakanye. Uyu mwuka wa Sekibi, umwuka w'ubugome, umwuka w'ubucakura,
umwuka wo gusenya, umwuka wo gutandukanya. mu izina rikomeye rya Uyu Yesu, mwuka turawuhagarika kuri uyu muryango mu izina rya Yesu mu Kristo. izina rya Yesu. Tuzi neza ko duhamanya na mwuka w'Imana ko hari insinzi, hari ukunesha, kandi nzi neza ko bishoboye, kandi nzi neza ko bikora. Yego mwami. Niyo mpamvu iki gitondo duciye bugufi, niyo mpamvu iki gitondo tunezerewe, niyo mpamvu tuzi neza ko iki gitondo wabikora, wabishobora mu izina rya Yesu Kristo. Yego. Kakanya keza rero ko muri iki gitondo ndakwinginze kugira ngo unyemerere uburinzi bwawe we ku muryango runaka ufite ibi bibazo. Ni umugore, ni umugabo, ni abana, ni abaturanyi bakarusenya, ni ababaye ibikoresho by'umugome, ariko mu izina rya Yesu turategeka kugira ngo imbaraga zawe n'ubutware n'ubutsinzi bwawe uneshe, maze uyu muryango ubeho. Umubyeyi ararira, umudamu afite amarira menshi, biragatsindwa kubona usiga abana bawe. Umugabo yataye abana aragenda, umugore afashe umwanzuro aragiye, abana n'inzirakarengane, ariko ndabizi ko uri Imana irebera hose icyarimwe, kandi ukamenya imitima, ukamenya ibigambirirwa mu mitima. Izi mbaraga zose z'umugome uzikubite hasi mu izina rya Yesu Kristo, maze uyu muryango ubeho utuje, ubeho utekanye, ubeho ufite amashimwe, ubeho wirata imikorere yawe myiza, kuko wabikoze buri wese akabibona. Mu izina rya Yesu Kristo, iyo dusengera imiryango, ni abadamu bibana, ni abagabo bibana, ni abana b'imfubyi, aba bose bakeneye ihumure rituruka kuri wowe, kuko mu isi ntawe bumva rimwe na rimwe barirwariza bikanga, ariko ndabizi ko uri Imana ishoboye. Icyubahiro kibi cyawe, uburinzi bubu bwawe gukora kubu kwawe, utunganye imitima yabo kugira ngo nibataka, nibarira, umve ko imitima yabo nta kindi bimirikije imbere. Urakoze Data, ijambo ryawe riradukwiriye ko buri munsi turirya rikatubera umutsima, ariko uyu munsi ni bande bagabura ijambo? Barigabura mu nyungu zabo, barigabura mu bikomere batera abantu, nabo sibo, ahubwo hari umwuka ukeneye kuba kubitiriwe izina ryawe. Wa mwuka w'ubugwa neza, wa mwuka wo gufasha, wa mwuka wo guca bugufi, wa mwuka wo kudakunda impiya, wa mwuka ufite ishyaka n'umuhate byo guhindurira benshi kuba abakiranutsi. Abo nibo dusengeye muri iki gitondo. Turabizi neza ko wabikora, turabizi neza ko wabishobora. Niyo mpamvu dusabye ngo umwuka wawe wera abe ku muntu wese witiriwe izina ryawe ushobora kugabura ibyawe. Hari ubwo twizirikana ubwacu, tukazirikana ibyifuzo dufite, tukabisengera, tukarira, tugatabaza, ariko ntituzirikana abandi. Hari n'abandi bakeneye kwakira agakiza. Ushobora kuba ukeneye kwakira agakiza, umaze igihe kinini wumva umutima ugucira urubanza, umaze igihe kinini wumva udahamanye n'umwuka wera w'Imana. Igitondo cy'umunsi turagira ngo tugufashe gusenga Imana, Imana yongere kuguha agakiza. Reka dusubirane aya magambo uvuge ngo Mwami Yesu, igitondo cy'uyu munsi natuje akanwa kanjye, ndagusaba imbabazi z'ibyaha byanjye, wandukure amazina yanjye mu gitabo cy'urupfu, uyandike mu gitabo cy'ubugingo, nongere kwitwa umwana wawe, kandi ndakwinginze kugira ngo uzampe iherezo ryiza. Mwuka wera nshoboze, kandi ajye nyibutsa ku manywa na nijoro, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwami Imana yacu, turagushimiye igitondo cy'uyu munsi, turagushimiye ku bwa bene data bari bamaze igihe kinini bumva baremerewe, bumva bafite byinshi bacira urubanza, bumva mu by'ukuri batarababariwe. Ndasenze kugira ngo ubeze batunganye, ubereshe amaraso Yesu yameneye Golgotha ku musaraba, bongere kuba abana mu rugo, kuko uri Imana ishobora byose. Uyu munsi wa none Mwuka wera abayobore mu nzira ikwiriye, abayobore ibyo bakwiriye gukora bikubahisha, kuko uri Imana ishobora byose.
icyubahiro kibi cyawe uhereye none ukageza iteka ryose, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Nzira ko wowe wari ufite umutima ushaka gukizwa, nonaha wakiriye agakiza, kandi uri buze kwegera abari hafi yawe nk'ituro riri hafi yawe bakamukomeza kugufasha, kubera ko tuzi neza ko umuntu wese wakiriye cyangwa utangiye urugendo rushya aba afite kandi nanone imbaraga zimuri inyuma zimurwanya ziza gutuma adakomeza, ariko ndabizi neza ko wowe uri buze gukomeza. Data, igihugu cyacu turagisengera buri munsi, na n'uyu munsi turasenga kubera ko twizeye ko utwumva, kandi twizeye ko iki gihugu cyabera isi umucyo. Yego mwami Imana, uhereye hano twicaye ukajya iburasirazuba n'iburengerazuba bw'iki gihugu, umuntu wese mu gihugu yakire umutima wo kubera abandi umucyo, umuntu wese yifuze kuba icyitegererezo, umuntu wese isi yifuze kumureberaho, umuntu wese Data muri iki gitondo agira umutima wo kumva yabera abandi umugisha, kugira ngo isi ibashe gukira no kubaho. Data, urakoze kugize neza, urakoze ko bikoze, urakoze ko wabishobora, urakoze ko wabishobora. Icyubahiro kibi cyawe, icyubahiro kibi cyawe, kandi nzi neza ko bishoboye, nzi neza ko bishoboye. Byose tubisabye twizeye kubikora kubw'imbabazi zawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen, amen.